Ndashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi ibagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, reka dutangire dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye uburinzi bwawe, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze aya masaha turi amahoro. Icyubahiro ni icyawe. Ntabwo ari uko turi beza, nta nubwo ari uko turuta abandi, ahubwo ni neza n'ubuntu tugira uko bwije n'uko bukeye. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo utubabarire rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho, utwejesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Ukimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe ritugirire umumaro kandi rigira aho dukura naho ritugeza. Kandi mwami, turakwinginze kugira ngo ibitavuga Imana byegezweyo mu izina rya Yesu. Dutumiye Umwuka Wera kugira ngo azaganze ategeke mu ruhande rwacu, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru ubu n'iteka ryose. Amen. Tugikomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 7, umurongo wa 24 kugera ku murongo wa 27. Reka nsome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinze ku rutare. Kandi umuntu wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganirira ijambo inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Bene data, nimureke twubakire ku rutare ari rwo Yesu Kristo, tureke kubakira ku bidafite umumaro. Uyu musenyi ni ukwiringira cyangwa kubakira ku bidafite umumaro, ariko uru rutare ni Yesu Kristo. Umuntu rero wubatse kuri Yesu Kristo, umuntu ufite ishingiro kuri Yesu Kristo, nubwo yanyura mu bikomeye, nubwo imiyaga yaza, nubwo ibibazo byaza, abitambukamo neza kandi ntahungabanywe. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imana itugirire neza. Umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikomeza mu mutima we azamera nk'umunyabwenge wubatse inzu ku rutare, kuko iri jambo ryabayeho tutari twabaho. Iri jambo ni ubuzima, iri jambo ni imbaraga, iri jambo ni imibereho. Umuntu uribitse mu mutima we, naho yanyura mu bikomeye, naho yanyura mu biruhije, iri jambo riramukomeza. Imana itugirire neza. Mureke rero twikomeze kuri Yesu Kristo, kuko ni ijambo, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mbere na mbere ijambo yahozeho, ngo kandi ijambo yahoranye n'Imana. Yesu Kristo rero niwe jambo rizima, ni nawe rutare. Niyo mpamvu tugomba kumwikomezaho. Bene data, ndababwira ngo nimwikomeze kuri Kristo, nimwikomeze kuri Kristo. Ni ukuri ntago muzakorwa n'isoni. Gukurikira Yesu, kwikomeza kuri Yesu ntago bikoze isoni, ahubwo ni uguhitamo neza. Niyo mpamvu nkwinginga wowe nkurikiye kugira ngo wikomeze kuri Yesu. Imana itugirire neza. Ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu ntiyagwa, kuko yari ishinze ku rutare. Imana itugirire neza. Iyi mvura ngo yaraguye, ngo imiyaga irahuha, imivu iratemba, ngo byose bigwa kuri ya nzu, ariko inzu ntiyagwa kuko yari yubatse ku rutare. Nawe rero niwe ukomeza kuri Kristo, ukikomeza kuri ijambo, ni ukuri nubwo wanyura mu bikomeye, nubwo wanyura mu byago, nubwo wanyura mu biruhije, nta kizagukoma, nta kizagukoraho. Uzabitambukamo wemye kuko wubatse ku rutare. Urugo rwawe uzarwubaka neza kuko wubatse kuri Kristo.
mu kazi uzaba intangarugero kubera ko wubatse kuri Kristo, mu rusengero aho usenga uzaba intangarugero kuko wubatse kuri Kristo, kuko uzabasha kwihanganira ibyo abandi batubatse kuri Kristo batihanganira. Ni ukuri ndakwifuriza ko wakikomeza kuri Kristo, kuko iyo ufite ifatizo rya Kristo muri wowe no mu buzima bwawe, ibintu byawe byose bigenda neza. Nubwo wanyura muri ibyo bibazo, Kristo aguha amahoro muri ibyo bibazo ukabitambukamo neza. Kristo ntabwo yigeze adusezeranya ubuzima butagira ibibazo, ahubwo yadusezeranyije amahoro muri ibyo bibazo. Imana itugirire neza. Nimureke rero twubake kuri Kristo, iri jambo ry'Imana turyumve, turibeho, tube muri ubwo buzima bw'ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi dufite ikibazo, hari abantu bazi Bibiliya mu mutwe, hari abantu bazi kubwiriza neza, hari abantu bazi iby'Imana neza, ariko iby'ijambo rivuga ntago babikora. Barumva bakaba banashyize mu mutwe, ariko ntago bakurikiza iby'ijambo rivuga. Abantu ntago babaho ubuzima bw'ijambo, ni ukubifata mu mutwe bakabibasomera, twarabyumvishe bakumva ari ibisanzwe, cyangwa nawe akaba abizi, imirongo yose ayizi, azi kubwiriza neza, azi guhanura, ariko ntiyitware nk'uko ijambo rivuga. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke twitware nk'uko ijambo rivuga, nimureke tugendere mu ijambo, nimureke ijambo rituyobore, nimureke ijambo ribe imibereho yacu, nimureke ijambo riduturemo, dukora ibyo Data ashaka. Imana itugirire neza. Nimureke tube intangarugero, twe kuba tuzi ijambo ry'Imana cyangwa tuzi iby'Imana ngo ibyo dukora bitandukane n'ibyo tuzi. Imana itugirire neza. Ngo kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu, iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Imana itugirire neza. Umuntu wumva aya magambo y'Imana ntayakomeze muri we, ntayagendereho, ntakore icyo aya magambo avuga, ngo agereranywa n'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Kubera ko iyo wumvishe amagambo y'Imana ntuyakurikize, biba ngombwa ko ugira ibyo wishingikirizaho. Ibyo wishingikirijeho rero ni umusenyi, kubera ko hari abishingikiriza ku butunzi, hari abishingikiriza ku cyubahiro, hari abishingikiriza ku kazi, hari abishingikiriza ku mafaranga, ariko ndagira ngo mutangarize ko ibyo ni umusenyi. Kubera ko imiyaga niza, imvura ikagwa, imivu igatemba, ni ukuri uzahungabana, kubera ko ntacyo wubatseho gikomeye, uzaba wubatse ku musenyi. Iyo umuntu nk'uyu ageze mu bibazo, uyu mupfapfa wumva ijambo ry'Imana ntarikomeze mu mutima we, iyo ageze mu bibazo agira ubwoba, akagira amaganya, akagira agahinda, akiheba, ndetse bikaba byatuma agera no ku rupfu, kubera ko nta murengezi afite, kubera ko ibyo yishingikirije ntacyo bimaze. Niyo mpamvu mbinginga bene data kugira ngo mukurikize iby'iri jambo ry'Imana ritubwira. Hano Yakobo yabivuze neza, nawe yabivuzeho ku byerekeye iri jambo. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22 n'uwa 23 n'uwa 24 yaravuze ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akibagirwa uko asa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umuntu wumvira ijambo ntakora ibyaryo, ngo ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo, ngo iyo amaze kwireba akagenda agasohoka ya ndorerwamo yayivuyemo, iyo ageze hanze ariyibagirwa uko yasaga. Imana itugirire neza. Nimureke rero
tumenye icyo Imana idushakaho. Nimureke dukurikize iby'iri jambo, ibyo twumva, ibyo twigishwa, ibyo dusoma, tubikurikize, tubigire ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni ukuri ndababwira ngo nitubigira ubuzima bwacu bwa buri munsi, ibyo dusoma mu ijambo ry'Imana, ibyo badusomera n'ibyo batwigisha, nitubigira ubuzima bwacu bwa buri munsi, ntabwo tuzakora ibyo Imana idashaka, kuko nituyoborwa n'ijambo hari ibyo tutazirirwa twihana, hari ibyo hari amagambo tutazavuga, hari ibyo tutazakora, hari ibyo tutazajyamo, kubera ko twayobowe n'ijambo. Niyo mpamvu mbinginga bene data munkurikiye, kugira ngo muyoborwe n'ijambo, mwumve icyo Imana ibashakaho. Nimumere nk'uyu munyabwenge wubatse kuri Kristo, nimwubake kuri Kristo, kubera ko Kristo niwe buye rizima. Ni ukuri nimwubaka kuri Kristo ntago muzakorwa n'isoni, ariko ibindi byose mwakiringira ni umusenyi, kubera ko amafaranga azashira, ibi byose tubona mu isi bizashira, ni iby'igihe gitoya, kandi bituzabisiga, ntawe uzajyana nabyo. Nk'uko twaje ntabyo tuzanye, n'ubundi ntawe uzajyana nabyo. Niyo mpamvu buri wese akwiye kwita ku iherezo rye, akaririra iherezo rye, akaririra ubugingo bwe. Ni ukuri, kubera ko ibi byo mu isi ni umusenyi, ni iby'igihe gito. Iwacu ntabwo ari hano mu isi, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga nkurikiye, ubaka kuri Kristo, kubera ko niwe buye rizima. Niwubaka kuri Kristo, ibintu byawe bizagenda neza, urugo rwawe uzarwubaka rukomere, kuko wubakiye kuri Kristo. Nawe wahura n'ibikomeye mu rugo, kubera ko uri kumwe na Kristo, uzarwubaka kandi bikunde. Imana itugirire neza. Mu kazi uzakora akazi, naho wahura n'ibikomeye n'intambara mu kazi, kuko wubatse kuri Kristo, ako kazi uzagakora kandi bikunde. Naho wahura n'intambara mu bo mugendana, naho wahura n'intambara z'amagambo, kubera ko wubatse kuri Kristo, ibyo byose uzabitesha agaciro, kubera ko uzuwakurikiye. Bene data, muri isi turi abagenzi, nimureke twikomeze kuri Kristo, kuko ibindi byose ni umusenyi. Imana itugirire neza. Buri wese rero niyitekerezeho, arebe aho yubatse, niba wubatse ku rutare cyangwa niba wubatse ku musenyi, niba wubatse kuri Kristo cyangwa niba wubatse ku by'isi. Ariko ndagira nkubwire ngo wowe wubatse ku by'isi, ibyo ni by'igihe gito, ntabyo tuzajyana, tuzabisiga. Ita ku iherezo ryawe, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ubaka kuri Kristo, kuko kubaka kuri Kristo nibyo bifite umumaro, none no mu gihe kizaza. Imana itugirire neza. Turi mu isi, Kristo azabana natwe mu byo ducamo, kandi ikiruta byose azaduhe n'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu nkwinginga ngo ubaka kuri Kristo, yoborwa n'ijambo, kora ibyo ijambo ritubwira, baho ubuzima bw'ijambo. Aho kugira ngo ubyumve ubitaho wabyumviye, aho kugira ngo ubisome ntukore icyo ijambo rikubwira, ahubwo uyoborwa n'ijambo, uyoborwe na Kristo, kandi wikomeze kuri Kristo, kuko niwe buye rizima. Nubwo ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Imana itugirire neza. Gukurikira Kristo rero ni amahitamo meza. Gukurikira Kristo ni ishingiro ry'ubuzima bwa buri muntu wese. Iyo uhisemo Kristo, ni ukuri nta gukorwa n'isoni, kandi ntabwo uzicuza kumukurikira. Nta na gato, nta n'igihe na kimwe uzicuza gukurikira Kristo. Ndakwinginga ngo kurikira Kristo, ntabwo uzabyicuza, kuko muri Kristo harimo ubuzima, muri Kristo harimo imibereho, muri Kristo harimo amahoro, muri Kristo harimo umunezero, muri Kristo kandi niho tubonera ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kristo ni ukuri. Kurikira Kristo, ibindi byose ni umusenyi. Imana itugirire neza. Bene data rero, n'iryo jambo ryari rindi ku mutima, kandi namwe rikomeze ribafashe, kandi Mwuka Wera akomeze aribaganirize, buri wese afata umwanzuro, kubera ko muri isi turi abashyitsi. Uyu munsi niwo munsi wawe. Niba wari wubatse ku musenyi, niba wari wiringiye amafaranga, niba wari wiringiye ubutunzi, niba wari wiringiye amazu, ibyo ni umusenyi, ibyo ni ubusa. Uyu munsi fata umwanzuro, wubake kuri Kristo, wubake ku rutare,
kubera ko nibwo utazakorwa n'isoni. Umuntu nawe utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki ngo amwakire kugira ngo amubere umuyobozi, kugira ngo amubere umujyanama, kugira ngo amubere inshuti, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzicuza gukurikira Kristo. Kandi gukurikira Kristo ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukubura icyo ukora, ntabwo ari ukubura aho werekeza, ahubwo ni amahitamo meza y'uyu munsi no mu gihe kizaza. Muri Kristo niho tubonera ubugingo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wowe utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, mwakire, igihe ni iki. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubwira ijambo. Ijambo ryawe ritubwiye inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Ariko mwami, turakwinginze kugira ngo twebwe uduye kubaka ku rutare, uduye kubaka kuri Kristo, uduye kuyoborwa n'ijambo, uduye kumva ijambo ryawe rigume mu mitima yacu kugira ngo tutagucumuraho. Kubera ko iyo twabitse ijambo ryawe mu mutima wacu, ntabwo hari ibyo tudakora, hari ibyo tutavuga, hari ibyo tutajyamo. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo uduhe kubika ijambo ryawe mu mutima wacu kugira ngo tudagucumuraho. Mana, n'abankurikiye ndabasengeye, biteho bagirire neza, barwanira intambara bazi n'izo batazi, kandi nabo ubahe kubaka kuri Kristo, ubahe kubaka kuri iri buye rizima, ubarinde kubaka ku bidafite umumaro mu izina rya Yesu. Biteho kandi ubarindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, abafite intimba n'agahinda baha amahoro mu mutima, abasubiye inyuma baha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ongera usuku ububyutse mu itorero, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami, turakwinginze kugira ngo ubagarure, ubazane nabo bakwakire. Mwami Imana, Mana ikomeye, dusengeye imbaraga kugira ngo ukomeze utwagure rwose, udukoreshe iby'ubutware. Mwami, dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, nabo biteho biyereke nk'uko yeretse Hana, nk'uko yeretse Sara, nk'uko yeretse umugore wa Manowa, nabo biyereke, ubaremere igifatika, ubaremere umunezero kandi ubaha abana b'umugisha. Urakoze Mwami, urakoze ko wabanye natwe, urakoze ko utaturetse. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bampera amahoro itanga, kiruta byose barindira ubugingo. Nawe ubutaha. Bye.